mu maso hawe huzuye ukuri gusa udahari, isi yanjye yuzuye umwijima gusa, waranganirije umara irungu rirashira, mbabarira niba ushaka ko mbona uzansiga njyenyine. Nyibutsa wongere unyibutse, nibagirwa mwami uza nyibutse. Njye reka nongere kubasuhuza mwese bakurikiye Abayo TV YouTube channel, mbabwira nti Rutagwa Biziminega rwa Mugabo nyirigira umwami amoro, nkunda kwirahira n'abasangiza iteto y'umuhanga mu byo yahanze byinshi bambaye, ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi nta wahanga ibyanzwe n'imbaraga ze zihambaye. Reka mbabwire ntuwo mwami aragahora ku ngoma. Muri wa mwanya rero kujya mu ntara tukajya gushaka impano cyangwa se abana bafite impano kugira ngo zimurikire abanyarwanda, no kuvuga ngo twatembereye tugera ahantu bita Imasoro ku kabari kitwa hano yitwa ngo ikira hano ngo bahita kuri Eden Bar. Niho turi rero, turi kumwe n'abantu batatu muri kubona imbere yacu, abantu bafite impano zitandukanye, impano nziza mugiye kubona muri aka kanya. Ariko tudatinze reka tubanze tubasuhuze cyangwa se tunabaha umwanya babibwire, duhereye kuri uyu musore murimo kubona imbere yanyu. Kari umukozi w'Imana, watangira utwibwira. Yes, nje banyita David. Uririmba ni ibintu nyene bindi moto, ntabwo mbishakisha. Bamwita David, akaba ari umusaza cyangwa se ari umukecuru ushimana nibyo cyangwa ndibeshye kuko uratubwiye ngo uri David umusore. Okay, ni umusore rero David, turakwakiriye hano ni kuri Abayo TV. Twakira impano zitandukanye, mu kanya rero turagira ngo muze kutwereka impano yanyu. Ndagira ngo mube mutuje mubitekerezaho gato, mu kanya nkuko mwambwiye ko muzi kuririmba uraza kuturirimbira. Reka tubanze duhe na mugenzi wawe nawe abasuhuze, abanze anatwibwire. Karibu nawe rero. Murakoze. Nanone yitwa Cyubahiro Manzi Christian, amazina nyakuri. None amazina y'ibinyoma na yahe? Amazina hatari cyane aka nickname ni Chris Beam Papa Vibe. Chris Beam Papa Vibe. Okay. Yeah. Nawe uri umuririmbyi? Yeah, ndi umuririmbyi, nkaba no MC. Yeah. Kandi uzi no gucuranga? Yego, nabyo ndabizi. Ako bambwiye kuri n'umunyamakuru mwiza, abanza tuvugireho amakuru gato cyane, ubundi tubone no guha mugenzi wawe ngo yivuge. Yo, what's up my people? It's a good, it's a bombo clad, it's a bonfire. Hello friend, family and the famous nizere kumeze neza gatano uku kandi ingendi Chris Beam Papa Vibe nkuko munyumva. Aka kanya rero ndi kuri televiziyo yitwa Abayo TV, ngiye kubagezaho hamwe mu makuru y'imyidagaduro hagiye atandukanye ari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu makuru ya mbere ajyanye n'imyidagaduro, inkuru nababwira nuko iyi televiziyo yitwa Abayo TV irimo kuzamura impano z'abanyeshuri, abaririmbyi, abantu abari bo bose bifuza kuzamura impano zabo, yaba kuririmba indirimbo zijyanye na gospel ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkomereje mu makuru ari gukomeza avugwa mu gihugu cy'u Rwanda aka kanya, nuko witwa The Ban Tiger, muramuzi cyane. Uyu nguyu rero yamaje gutangariza abaturage batuye mu gihugu cya Uganda ko ku itariki 14 azaba ari kuri Severland, azabataramira. Ubwo ngubwo rero dukomeze dutegereze twihanganye kuri Severland. The Ban nyine azataramire abo bantu bo muri Uganda, gusa natwe tuzaba tubihanze amaso. Nkomerejeho kandi ni nyuma yuko witwa The Ban ndetse na Bruce Melody bahuriye mu gitaramo cyabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere nyine kwa Mutarama umwaka wa 2026. Ni ibintu byari bimeze neza cyane kabisa. Bitangaje iki cyagaragaye nuko hagaragaye uko abantu benshi bagiye bavuga ko witwa Bruce Melody uko bimeze kose nyine yabaye munyakazi kabisa, niya akoze ibintu birenze. So that's Ingendi Chris Beam Papa Vibe, ndi hano nyine kuri Abayo TV. Uko bimeze kose tuzajya dukomeza guhuza mu biganiro bizajya bigenda abikurikira. Murakoze. Wow, kuvuga amakuru ni ibintu byawe pe. Ariko kuki tutazanye gitari, ariko kureka twakire n'uyu muvandimwe nawe turebe. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ingabire Teta Fideline. Nkaba nzi kuririmba kandi
nkabyisangamo then nkaba nzi no kubyina byose ni ibyanjye. Okay. Rero tugiye gutangira ibikorwa bibanze birute amagambo. Turahera kuri wa wundi twahereyeho n'ubundi abanze aturirimbira akaririmbo kamwe asogongeza abanyarwanda kwijwi rye, abantu ubundi baraza kutubwira hasi muri comment uko mwabonye bano bahanze twakirereka no muvandimwe wanze turirimbire. Ngaho niyo unenze nurengera cyangwa si iyo wishimye nushimagiza, aho nujya ubona rishitamba maze ukajugunya n'urwo wari wambaye. Bwira aho niwishimisha ukarenza urugero, bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura ari ihurizo. Ko mbona iyi si dutapfuna bubisi, wowe iyo ubibonye ukora iki? Aho nuzikuza tura nk'umusozi. Bwira ubwo niwibwira ko wagezeyo, maze ukihenura kuwo wasizeyo, kandi ukirwana kugeza utakiriho. Ubigenze ute? Yes, murakoze. Yes. Sha nyamara urabizi pe, reka twumve none uyu muvandimwe ubwo muri comment baratubwira uko babyumvise. Ese uno muhanzi harya ninde? David mwumvise ukuntu aririmba, muraza kutubwira hasi muri comment uko mwabibonye. Reka twakire n'uyu muvandimwe nawe twumve uko aturirimba. Yes, murakoze. Let's go. Amagambo y'injimuzi aryohera amatwi, gusa umusaruro wayo n'umugayo kuri nyirayo, kandi akareza umunwa kakarushye amakara. Icyizere watakarijwe biragoye kukigarura. Mwabyumvise neza, muraza kutubwira uko mwamwumvise uno muhanzi. Twakire noneho na mushiki wacu nawe agiye kuturirimbira, twakwakiriye nawe turirimbire. Okay, let's go. Mwisi yanjye yose yuzuye wowe gusa, ibyishimo bindi kure udari, nibera mwisi y'inzozi turi kumwe, niyo nsinziriye sinifuza gukanguka mva mu nzozi zanjye nawe, babarira ntuzansiga njyenyine. Mu maso hawe huzuye ukuri gusa udahari, isi yanjye yuzuye umwijima gusa, waranganirije umara irungu rirashira, babarira niba ushaka ko mbaho ntuzansiga njyenyine. Wow. Ndatekereza neza ko mwamaze rero kubumva bano bahanzi cyangwa se bano baririmbyi turi kumwe, ariko si ukuririmba gusa ahubwo hari n'indi mpano badufite inyuma nayo turaza kubereka mu kanya. Ariko wenda ese umuyobozi wa timu yanyu ninde? Ngariwe tuganira. Okay. Umeze neza rero? Cyane. None timu yanyu yitwa gute? Batwita Inganji Band. Inganji Band. N'ubu ngubu nago turaba ngaba gusa. Abandi nuko nyine gukomenikana biba byanze cyane ko wenda nanjye shobora kuba naje mbatunguye. Ariko turi abantu barindwi hari ndakeka. Ya bose bazi kuririmba, ubu ibyo ubonye ni bikeya kuruta ibyo bari kubona duhari twese. Muraririmba? Turaririmba, tukabyina, hakabamo abacuranzi, inkirigito, mbese inkirigito ninde ujye uyivuga se? Turamufite umuhungu rwose adukubita inkirigito natwe twayatikasha. Ubwo azaza ryari nawe ubutatuzamubona? Nuko wadutunguye. Ubundi nari nabahamagaye bose, ariko nyine ababashije kunyitaba naba nyine nibo twumvikanye. Baba bose ni abantu bari ready kuba babyina, bakaba bari ready kuba baririmba cyane.
nukuri ndabona mubizi neza cyane rwose, ni ibintu bimeze neza. Ese umuntu yifuza nko kubatumira kugira ngo wenda muze mu bitaramo bye cyangwa se mu birori bye, ni gute yababona? aba namba tu ubwo nimba ari nimero ya telefone umuntu ashobora guhamagara akaba yababona, nta kibazo nawe mwayitambutsa kugira ngo umuntu bakeneye abe yahita babona ku buryo bworoshye. Kuko nabibonye byo impano murayifite, n'abanyarwanda baraza kubibona. Wenda tuzagenda tuzana n'iyo timu nini kugira ngo abantu nyine babone bati ese impano zabo zimeze gute. Ariko ndaza kwifuza ko muraza no kutubyinira. Ni muri ready se kuza kutubyinira? turi ready. Mubanze mutange nimero noneho turaje mu kanya mutubyinire. Murakoze. Nimero mwatubonaho muramutse umuntu yatubona aramutse ashaka ko twaza kuririmba mu bitaramo bye tukumubyinira, cyangwa se afite n'ikirori umuntu akaba yakimusinga. Nimero ni 07 29 622 16. Subiramo nisubiyemo ni 07 29 622 16. Yego murakoze. Ikintu mbona nabwira abanyarwanda bagomba no kudufashamo nk'abana barimo kuzamuka. Icyambere ni ukudukunda bakadushyigikira. Like niba aka kanya turi hano turi muri interview kuri Abayo TV, nibagerageze channel ya Abayo TV bayikurikire. Niba yikurikira bazatumenya, niba tumenya bazamenya uburyo ki badusupportinga cyangwa se badufasha. Ubufasha bwabo turabukeneye. Abandi batari na Bayo TV nabo bakeneye kutumenya tukazamuka. Ibikoroka nk'inyamaswa z'ishyamba birahimbaza ndetse nabyo ukabyumva. Ni kuki se umuntu waremye yakwibagirwa umuremyi wa byose? Nyibutsa nuwanyere unyibutse, nibagirwa mwami uzo nyibutse. Byutsa kare niwemere ko njyamira, more mvugine mu buzima bwanjye. Yes. Okay, twagiye no kuri mushiki wacu rero dusoza. Benshi ndabizi ko inkuru y'amarira yanjye nukuri yaciye mu matwi yanyu. Abandi twaturanye iyo mu midugudu y'irimbukiro, umwijima niwo niyorosaga. Narahura n'umwami wanje Yesu, umwijima niwo niyorosaga. Narahura n'umwami wanje Yesu, narahamagaraga maze nkikiriza. Nari mu buretwa mubuze izuba kurasa, nari nyotewe no gutabarwa, nari nyotewe no gutabarwa. Sinjye wabonye mva mu biganza bibi, aho narindi nari mpfuye rubi. Sinjye wabonye mva mu biganza bibi, aho narindi nari mpfuye rubi. Umusaraba w'isoni Yesu, kubaho kwibye w'inkoni, kubaho kurira ganirira, ubundi utiye abatambyi. Kuririmba turarimba gospel channel yacu yarejejwe.
nuko yego okay. Sukama amavuta mesha atemba nk'umwuzure morenaka kugeza igihe uzazira sukama amavuta mesha atemba nk'umwuzure morenaka kugeza igihe uzazira amavuta ntashire n'umuriro wa mwami n'umuriro ntuzime isoko ntigakame ni kugeza igihe uzazira amavuta ntashire n'umuriro wa mwami n'umuriro ntuzime isoko ntigakame kugeza igihe uzazira amavuta nitabaza mwami wanjye morenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane. Wow. Rero Imana igumugisha cyane wakoze muvandi Inganji Band kandi ubu nawe uri mu Nganji Band. Yego nanjye ndo mu Nganji. Ubusanzwe ari amazina yanyu mwitwa bande? Amazina yanjye nitwa Cyubahiro Manzi Christian. Ntuye muri kano gace wansanzemo n'ubundi. Hano turi i Masoro. I Masoro ni mu karere ka Rulindo, abantu batazajya ngo ni nko ku nganda. Ni mu karere ka Rulindo mu murenge wa Masoro. None umuntu yifuza gusobanukirwa bati umuntu twakiriye ni muntu kindagira ngo umere nk'uduha ubuhamya cyangwa se nk'umuntu wibwira abadukurikiye mu buryo butari burebure ariko butari na bugufi cyane. Hari ukuntu ushaka kwibwira abantu wenda mu minota nk'ibiri. Cyubahiro Manzi Christian no umuhungu. Mfite ababyeyi bombi. Mbana na papa na mama. Nakuze nkunda kuririmba. Aka kanya ndi umunyeshuri. Usanzwe ndi public speaker ndo muririmbyi nshobora kwemusinga nzi neza itangazamakuru ndarikora n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko reka tuvuge kuri ibyo bintu by'itangazamakuru ukomojeho. Hari umunyamakuru ushobora kwigana gutangaza amakuru cyangwa wabikora mu giti cyawe? Nabikora mu buryo bwanjye. Mwakoze kuza rero, reka tubashimire kandi tubararikire gukurikirana ibiganiro byinshi dukomeza tubategurira kuko tugiye kuzajya twakira impano zitandukanye hano kuri Abayo TV YouTube channel.